amahoro ni amahoro umunsi rero mwiriwe mwiriwe neza komere cyane rwose karibu mu nzu azana nkwakire murakoze umugore mwiza se mu nzu se nari nateguye ku meza umugore mwiza we ndagukunda cyane sheri naguteguriye ibo ugize ngo mana yanjye iwawe uyu munsi niba uri bungurire iki simbizi umva none se karabumva uzi ukuntu biryoshye ndahera ngenda byumvisha woneye reka genda ntabwo uzi ukuntu ngaho sheri ndebera aho ndi buhere nawe dore kuko ibiryo niba uhera ku isorori ariko oya baburetse hano hari ndagutegurire sheri gikoze isukari kuko gikunda nyinshi nagiye kuyikopesha kwa runaka ariko yari iryoshye sheri wese banze bye ariko rero inkoko ndayikunda banze inkoko banze inkoko oya banze icyayi nicyo kiryoshye dore n'icyuma urahita ugatisha inkoko rwose kabanze icyayi ariko nanjye urampaye sheri urarya ari uko baza oya nanjye ibura yatetse aba yanariye ibura yatetse aba yarariye Yesu we Jesus is Lord iki cyayi ko najya ngo ni umutobera ugize ngo kiryoshye byo kiraryoshye wahita gusigira ko urongera ikibazo unsigire nanjye aya reka kibe gihora kabanze ku nkoko sibyo kabanze ku nkoko yawe telefone yawe ko se ndabazanye katukuguru ndabaza kiryehera aya wayikatisha indanjo ariko yagirango ari nziza yanga kira kinini kuko shako ariko yabagara abagaragaje ugize ngo reka mbaze cyuma katavuba nanjye umenya ariko we warashunye uri kuyumva ndashonje wawe wariyeho numvishije nkitetse bomba clap Gira sheri iyi niyo nkoko iyo ni inkoko ibigo ni inkoko ya kizungu Jesus is Lord kapfa kwibara cyane bigori subu sheri uzuko ni ibigori uzi ukuntu kiryoshye patarama